Okay guys, ese wari uzi ko utazongera kugura amayinite nyuma yo kureba ino video? Igisubizo ni yego. Yes guys, ngiye kukwereka uko wakorera amayinite yawe ukaba wayabikuza kuri MTN cyangwa se kuri Airtel cyangwa se ukayabikuza ari bando. Guys, ikintu bigusaba ni ukureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Ubundi guys, kugira ngo nkwereke neza cyangwa se ngusobanurire neza, ngiye kuguha amasegonda 3 ube umaze gukora subscribe, like yo wamaze kuyikora, ndetse na comment utubwire niba byakunze cyangwa se niba byanze tugushakire ubundi buryo. Gusa 100% birakora kandi ano mayinite akugeraho mu gihe cy'amasegonda 2. Guys, ya masegonda 3 yo gukora subscribe nayangara. Guys, kadutangire video yacu kugira ngo itaza kuba ndende. Guys, nkuko byumvishe video itangiye cyangwa se nkuko byumvishe muri intro ya video, tugiye gukorera amanite y'ubuntu ndetse duhite tuyashyira kuri simcard ubyirebera, yaba Airtel cyangwa se MTN. Araba ari simcard ushaka kuzajya ukoreshaho ayo mayinite, nagari nka bya bindi ngo urakoresha VPN cyangwa se ukoresha ibindi byose. Ni ibintu byizewe kandi ni application yizewe. Ikintu bigusaba kugira ngo winjire kuri bonus, urareba muri comment hasi, urabona comment irimo link y'ubururu, then numara kuyibona urahita uyikandaho, numara kuyikandaho urahita ugera kuri Play Store udownloading iyo application. Numara kwinjira baraza kuguha bonus y'amayinite 100. Guys, kugira ngo video itaza kuba ndende cyangwa se kugira ngo video itaza kurambirana, reka dutangire. Application ni iyi ngiyi, urahita uyidownloadinga, numara kuyidownloadinga unyuze kuri link nakubwiye kugira ngo baze kuguha bonus, urahita utambitsa hirya. Impamvu ntangije application, hari abantu bikunda kugora kwifungura. Guys, n'utambitsa hirya ukongera uga scrollinga, urahita ubona ahantu handitse gutya, urahita ukanda hano hasi. Guys, tugendane step by step. Urakanda aha hasi, numara kuhakanda bahite bakugeza ahantu handitse gutya, urakanda kuri agree. Numara gukanda kuri agree barahita bakugeza muri email zawe zose ziri muri telefone. Niba kugeza muri email zawe zose ziri muri telefone, urahitamo email yawe ushaka. Njye reka mitemo ino Gmail ya mbere aba ariyo nkoresha kuko ariyo nari narafungujemo. Guys, nimara kuyifungura uri kubona turahita tugera kuri application nyirizina, tuyigeremo muri dashboard. Nitumara kuyigeramo muri dashboard, uri kubona hano hejuru dufiteho amacoin atari make, amacoin 900. Hano hejuru dufiteho amacoin 900. Hano kandi ngiye kukwereka uburyo ki wakorera amafaranga mu buryo bwihuse kandi mu buryo bworoshye. Guys, urahita uza hano handitse ngo play now. Nuza hano handitse ngo play now, urahakanda utegereze, ukande kuri continue. Biraterwa na network ufite. Guys, nidukanda kuri play now biraza kwirodinga bitugeze kuri dashboard imeze gutya. Urakanda kuri agree and continue. Nukanda kuri agree and continue urahita ubona application imeze gutya. Ino application iyi ngiyi ya mbere uraza uyinstall, urakanda kuri play now. Numara gukanda kuri play now bahite bakugeza kuri Play Store uyestare, then numara kuyestara uzajya uyikina, ukine ino game baguhe amayinite. Guys, numara kuyestara urahita ugaruka hano, uze hano ubundi uhita ujya hahandi handitse play now, ugaruke hano uze hano handitse ngo guys sorry gato, urahita uza hano handitse ngo active app, urahita uza hano handitse ngo active app. Numara kuhaza urahita ubonamo application nyinshi. Uri kubona ngiyeho hari nizo nakoreyeho amafaranga, gusa nyine urazestara. Numara kuzestara uzajya uza hano handitse ngo active now, active. Yes, ukande kuri play now. Numara kuhakanda amacoin uzajya uhita uyabona ari kwijana hano hejuru. Nta kindi ukoze uretse gukina za game wirwa ukina ku buntu, amacoin azajya ahita ajya hari. Hano hari n'izindi survey, hano hari indi survey, ahangaha hari survey ukora. Hano hari survey ukora, iyo survey wayikora neza iyi ngiyi bakaguha amacoin angana n'ibihumbi 5800. Hano hari andi ma survey offer application task. Izi application task nazo zigira amafaranga menshi cyangwa se amayinite menshi. Hano uraza ugakanda start, ugakora ugakurikiza amabwiriza, ukagenda ukurikiza amabwiriza. Ntago nagenda nyakurikiza kugira ngo video itaza kuba ndende. Ubundi iyo umaze kwestaramo indi application ukuye hano kuri play now, application ivanye hano kuri play now. Yes, application ivanye hano kuri play now, iyo umaze kuyestara uhita uza hano hasi handitse ngo scratch it. Hari bonus baba baguhaye ubundi
ukayikoresha iyo bonus ukayiscratchinga bahita baguha amacoin aza hano hejuru. Guys, ikindi kintu ngiye kukwereka ni ukuntu ushobora gutumira inshuti yawe nayo igakoresha ino application ubundi nayo ikabasha kuba yakwinjiza. Nkwibuka ko iyo winjije inshuti bayiha bonus nawe bakaguha bonus nyinshi ndetse cyane. Guys, hano uraza kuri invite, nuza hano kuri invite urahita ubona hano handitse ngo copy link, urayikopiya nurangiza uyohereze mugenzi wawe. Guys, uri kubona baguha amacoin atari makeya ku nshuti yawe winjije. Guys, ikindi kintu ngiye kukwereka hano kugira ngo video itaza kuba ndende, ngiye kukwereka uko ayo mayinite ushobora kuyabikuza cyangwa se waba ubishaka ukayabikuza ari amafaranga. Guys, uza hano handitse ngo redeem now, hano handitse ngo redeem uri kubona ahantu handitse ngo mobile recharge Binance USDT PAGB UC. Aya ni amacoin nayo akoreshwa kuri Binance, gusa twebwe twavuze ko tugiye gukorera amayinite ntago tugiye gukorera amafaranga. Ubwo tugiye gukorera amayinite rero tureta tuza hano kwanditse ngo mobile recharge. Nituza hano handitse kuri mobile recharge uri kubona hano handitse ngo yes, uri kubona hano handitse ngo service provider. Hano handitse ngo service provider turakanda hano hantu hari akantu gacuritse. Nituhakanda uri kubonamo Airtel nka MTN ndetse nkuko nabikubwiye turakanda kuri MTN kubera ko ariyo mfite. Uri kubona amacoin 300, amacoin 300 gato. Yes, amacoin 300 hano ni igiceri cya 50 cy'amayinite ndetse hano n'amacoin 100. Yes, amacoin 700 ni igiceri cy'ijana. Guys, ubwo iyo ushaka kuyabikuza uhita ugakandaho hano bakakubwira ugashyiramo nimero za mobile money cyangwa se nimero za MTN ugahita ukora confirm, ahita akugeraho ako kanya direct. Nuko ntashaka kuyabikuza, gusa hano hari n'ubundi buryo kubashaka gukorera amafaranga. Uza hano kuri Binance ukaza hano handitse ngo yes, uri kubona naho nyine hagiye hariho ibiciro bitewe n'amacoin ufiteho. Uza hano aka kabaye icyatsi uba wemerewe kukabikuza. Uza hano ukagakandaho, wamara kugakandaho ugashyiramo email ya Binance ubundi amafaranga agahita akugera uko bashaka gukorera amafaranga. Gusa guys, njye nari ndi kukwereka amayinite. Guys, iyo uje hano kuri scratch it uhita uyibona hano ukayikandaho ukayiscratchinga. Guscratchinga nta muntu utahazi. Hano ndetse kuri Strix hari daily reward cyangwa se daily reward bagenda baguha. Hano uwaza hano habaye collected, haba hari video imwe urayireba ubundi hagati haba collected bakaguha amacoin yawe. Uri kumva kubona amacoin ni ibintu byoroshye. Ino application cyangwa se ino email ninjijemo hano nyikoresheje mu minota 2 ariko reba misengiramo amacoin 928. Iyi video nyikoza ari uko mbonye ino application nyigizemo amacoin menshi ndavuga ati gute ntabyerekana. Gusa guys, ngiye gukora ejo nibishoboka cyangwa se nibishoboka nyuma y'iyi video ndaza kuba video y'ukuntu nabikujemo amayinite agera mu 5 cyangwa se amayinite agera mu 3000 ndetse nkaba nayashyira no kuri mobile money mu buryo bworoshye cyangwa se nkayabikuza kuri Binance nkagiramo amafaranga ayari amayinite akaba amafaranga. Guys, niba ugeze hano ukireba video ndi kugira ngo umbwire ngo kora subscribe, like ndetse no muri comment utubwire niba byakunze kandi niba byakunze udushimire. Guys, urakoze.